bakunzi ba Ingenzi Media TV iri kubereka metere wakoze ibidasanzwe hano mu mukino. Ndakeka ari we muntu wa mbere wakubiza umuntu kawagahita gwari burundu akagerageza no kugaruka mu kibuga bitanga. Yego. Ni irihe banga bari babanje kubimbwira bano barugeyo barambwira batura mu metere turamuzi ni umutego rimwe atagira imitego yiwe ntago noneho abese uramusaza ko tubona arimo ibiro bikirimo biraza kugenda gute ariko ndakubwiza ukuri niyo muntu waduhaye sho turishima abantu bari batangiye kuba bati turataje bose baricara urabona bari batangiye kurambira ibanga ni irihe n'imyaka yawe ibanga ni irihe rituma ukora ibintu bidasanzwe. Urakoze cyane banyita Shaka Abdul nkabandi troisième dan muri Shotokane. Bravo. Urumva karate ni umukino mwiza cyane usaba guhozaho ntuwirare urabona hari imyaka ugeramo ugashaka gucika intege ariko yumvya yukomeje ukagira bikugumamo yes intege wenda zishobora kuba nkeya ariko tekinike ziba zikirimo abari ukuzibyuraho gakeya. Nari ndimo mvugana n'abametere twatozanyije muri kaminuza harimo n'ababonye bagaga baracyahari namubajije tise baranabasaza nabo ukora imyitozo iminsi itatu nakoze imyitozo itatu wabonye ukuntu yitwaye neza cyane none rero nawe ubwo wageze hari ugera mu kibuga tavati musaza se nibwo bwa mbere uriye gukora bati umusaza arashobora nira misore y'imigirigiri biraza kuvamo urabona niyo mpamvu irishanwa ni ni y'aba regent n'abantu nuko ngo n'abantu bari yes bafite imyaka ya 35 kuzamuka cyari kicogeza kuri 45 60 bose bari bahari babonye ko bagiye bitwara bose nta muzembe urimo bari tayari nuko ngo barakora wabonaga n'umuntu afite uruhare kwamubona ariko ukabona uburyo cadence ubwo yinjira uburyo avamo yataka ukabona uburyo ashaka amanota ukabona ni ibintu biri mu mutwe yes nibwo buryo niyo tekinike iyo utayifite biragorana ariko yo karimo ukibiramo ugasanga ushimishije. Hari ikibazo mu basore bakina ino mikino njyarugamba ikibazo cy'ubukene ikibazo cyo kutabona ahantu bagaragariza impano iki kintu ubona atari ikibazo kandi uyu mukino turawushaka abanyarwanda barawukunze bamaki urakoze cyane byari ibintu biri respectiye byari ibirori mbese muri make ni igitekerezo waduha kugira ngo turebe ko uyu mukino iyi mikino njyarugamba njye nabikubwiye n'umushauri na wowe ukina karate inama yawe ni iyi inama uburyo bwo guhuza amafederasiyo urabona amafederasiyo ya martial arts karate karate biri mu buryo butandukanye hari abakumfumani hari abajidoka hari abataikondo guteza imbere umukino rero habayeho ubwo buryo kuko bajya bahuza izo style zikaza zigatanga show abantu bakagaragaza impano zabo mu mukino wabo bakagira uko bahura biba byiza cyane ugasanga habamo gukundisha abantu umukino ugasanga natwe duteye imbere ibyo turimo. Nshuti bakunze rero b'Ingenzi Media TV kumwe na metere wa mbere hano mu majido hari wagira ngo ukina na jido niwe muntu bambwiye bati mu mwitondere atarakubita afite jido afite imigeri bakibivuga ku nshuro ya mbere umuntu yari yageze hafi wabibonye nawe niyo mpamvu namugejejeho igitekerezo cy'uko dushaka nka asosiyasiyo dushaka kwishyira hamwe nk'abakinnyi ba martial arts tugahamagara abashoramari muri uyu mukino tugahamagara indwanyi zikomeye muri uyu mukino zikaza rwose zikatujoyininga tugakora ikipe ikomeye kandi wabinyemereye ko nawe turi kumwe baze badusange ku kiwacu turagenda tureba abandi bahungu hano hari abashoramari bagiye batwegera bagiye batandukanye tuzakubwira mu minsi iri imbere batubwire bati mubashake mubatugereza ahangaha ubundi mubatumurikire ubundi tubashoremo amafaranga bajye badukorera amashow buri mugoroba. Ni byiza bizamura impano bigazamura impano zizamuka zibubone n'amafaranga ngo pisi y'abantu bahura mu buryo butandukanye bikundisha abantu urubyiruko ukazamuka ukunda karate iyo habayeho kuba abantu bahura
no mu buryo bufatika ndavuga mu finance bw'amafaranga buraboneka kuko iyo abantu bahuye gutyo abaza abashoramari akagira bate akaboneka akantu ibintu rero bikagenda neza. nagukunze cyane rero kandi kuba tugiye gufatanya no muri ibi bikorwa byo kuzamura aba bantu. Ubu tugiye kuba nk'agati k'inkubirane dushaka izi ndwanyi watoje benshi ndabizi barahari abanyeshuri bamwe abanyeshuri sense bamunyuze mu maboko, nanjye hari abantu benshi banyuze mu maboko mu mukino wa kungufu, hari abasore benshi twabanye muri za tayici za tayikondo, turabahamagara baze ku kiwanja ibi bintu tubereka abanyarwanda. Murakoze cyane, namwe ndabashimiye nanjye cyane, nanjye ndabashimiye cyane, murakoze rwose. Ciao. Rehema hasojwe edisiyo ya kabiri muri The Legend Karate Open Competition. Nk'umudamu cyangwa umutegarugori ubashe kwegukana imidari, tubwire umwihariko w'irushanwa ryabaye ku nshuro ya kabiri n'amarangamutima yawe uko wiyumva nyuma yo gutwara ino midari. Murakoze. Icya mbere ndashimira cyane ababiteguye ko nari maze imyaka 4 ntaheruka no kwambara kimono. Ubwo bambwiraga kuza muri aya marushanwa babimbwiye ndi Mombasa, ndatega ndaza kuko numvaga mbifitiye amatsiko. Naherukaga mu kibuga kera, ntago numvaga ko imidari nayizana, so ndaza nditegura ibyumweru 2 nibyo niteguye, byanjyohe nishimye konje, ahubwo navuze ko ngiye gusubira mu kibuga. Ubwo byumvikana ko nyuma y'imyaka 4 utambara kimono ukegukana ino midari abo mwahanganye, ni urwego rwabo ruri hasi, ni Rehema ukiri hejuru, bimeze bite? Ubundi hari ikintu kimwe tutajya tumenya. Ubundi barakubwira ngo competition nubwo yaba ari ntoya, amarushanwa yose ni amarushanwa uko yaba angana kose. Njyewe ntangira kwitoza ntabwo numvaga ko ari matoya, njye nitozaga nk'uko nakwitoza ku rwego rwo hejuru. So ntabwo rero navuga ngo bari hasi, kuko nanjye nakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo mbashe kwegukana ino midari. Hari aho twabonye ubu wa kabiri by'umwihariko guhangana n'umuntu umwe ku wundi. Iyo myaka 4 wari umaze udakina karate, twavuga ko aricyo cyatumye uwa kabiri abantu bari biteze ko wenda ushobora kubona umwanya wisumbuyeho. Ikindi ni uko ari umukinnyi mukiri n'abato muri competition mwahoraga muhanganye, ubwo guhangana kwanyu kongeye guhurirana muri iri rushanwa bimeze bite? Urumva muri iyo myaka 4 njye narahagaritse kubera urumva ibintu by'akazi no gukura n'iki, ariko we yakomeje gukina avuye mu kibuga. Ubu nibwo avuye mu kibuga, so urumva rero experience y'umuntu wari uri mu kibuga buri gihe n'umuntu navuga ko aribwo nari nkigarutsemo, bisa nkaho biba bitandukanye, ntabwo level ziba zikiri zimwe. Hanyuma ijambo rito ku bandi badamu muri rusange, siporo ibafasha kimwe mukora siporo kugira ngo mugire inama n'abandi badamu bitinyuka gukora siporo? Icya mbere ni confidence, icya kabiri ntabwo bya bindi violent bibaho mu badamu cyane cyane n'igitsina kobwa, ntabwo biba, and respect, barakubaha, then bidufasha mu kubyara kwacu, nabyo biradufasha. Iyo ukora siporo hari ahantu ugera ukaba wabyara neza utarinze kujya guhura n'ibindi bibazo. no kurera nabyo biradufasha. Namwe murakoze kandi. Basuhuze inshuti bakunze b'Ingenzi Media TV, ahangaha turi kumwe na champion umaze utwaye igikombe cya Karate Legend Karate Open cyabaye uyu munsi hano kuri stade Amahoro. Hano turi kumwe rwose, ibyo ari byo byose byagiye bibaho mubireba, yabakubise mubireba, ni umuhanga cyane. Turi kumwe hano, ibanga wakoresheje n'irihe bwana Legend? Ibanga nta rindi, ni ukwitoza cyane, gukora cyane, kugira ubushake bw'icyo ukora n'urukundo rwacyo, nta rindi banga. Mu mazina ubundi bakuzi, ngenda kuza, ariko se aba banyarwanda ongera ubibwire, nge nkuzi hambere nzi ko washaje, none nabonye imigeri ikiguruka, wagira ngo ni ukiri agasore, bimeze bite? Amazina yanjye nitwa Sengimana Elia, ndi umukarateka, mfite Sainte Noire na Dani ya 4. Dani ya 4 abankiri n'umukompetiteri rero wabibonye
byantangaje nguheruka kera muri Université Nationale nabwo uri umutoza ubu ngubu wari ukiri mu barigenzi kandi nabona kugirwana n'abana bakiri bato nkabona uracyashabutse ibanga ufite ibanga ni irihe wabwira abantu badukurikiye ko ibanga ufite ari irihe rituma muri iyi myaka 10 n'ingahe ni igiye kuba 15 hari ugikomeye ugifasha gukompetsa n'abana bakiri bato ukabatsinda n'irihe? ibanga nta rindi ni ugukora cyane iyo ukora cyane byose bigira ibyo ushaka kandi ukanabikunda hanyuma kandi ukumva ukabikora ufite intego. Nabasuye rero nanjye mubona ndi metere mu mukino wa kung fu ariko byabaye ngombwa yuko nza gushyigikira umuvandimwe wanjye Elia tubanye igihe kirekire twabanye Butare twakoranye byinshi. Uravuga iki ku iterambere rya martial arts muri rusange? Nabonye ukuntu mutsinda abantu bagakoma amashyi bagaprokarama mbona yuko byanze bikunze ngubitana nuko abantu bavugaga muri rusange tuwe umukino turawushaka iyi mikino njyarugamba turashaka ahantu iboneka. Ni iki wafasha abantu ni iki muteganyiriza iyi mikino njyarugamba ko abantu bayinyotewe muduteganyiriza iki kugira ngo tuzajye tubona iyi mikino henshi na henshi bishoboka? Iyi mikino irahari kandi ifite abantu babikora babizobereyemo igisigaye ahubwo ni uko abantu bose babyumva bakayishyigikira bakayikunda ndetse bakayikundisha n'abakiri bato bikagenda bizamuka. Urabona rero twakiye bari mu myaka 35 kuzamura abatoya nabo bagomba kudufatiraho urugero. Tugomba gushaka n'ahantu urubuga rwose tugomba guhuriraho ibira bintu mukajya muri cyane tugahuza karate kung fu n'izindi martial arts muri rusange ni ibintu rwose babireba kuko barabikunda cyane ndetse ni nabyiza n'abafasha kandi turagushimiye kandi kuko wagumye ku ruhembe wagumiza utoza abana rwose kandi biri kugenda neza. Ndi kubona ngenda mbote nagiye nkubitana n'abantu bati metere wacu n'uriya batera dutoje ariko nanjye nakumva kuko imyaka 10 n'ingahe ishize utoza mwumva ko watanze uruhare rwawe runini cyane mu iterambere rya karate mu Rwanda. Nararutanze kandi cyane rutanga urumva aho muri secondaire nabigisha abana bato bajimye babigisha ndetse bakagira n'abakuru bashisha kanguye rwose bambwiye bati umutuzi mu Karubanda mu bana b'abakobwa biga ku Karubanda niyo wari urimo utanga ibihembo hano bya Chopline yambwiye turani metero wanjye ndabimuha rwose nishimye yari umunyeshuri wanjye rwose byanshimishije cyane rwose kuba mu bakunyuze mu ntoki harimo abaza kuguhemba bati uracyakomeye muri ubu. Nanjye byanshimishije kandi nabo byabashimishije. Komera ku ruhembe rero turagushimiye. Oya cyane ndabashimye. Komeza ujye mbere. Hasojwe edisiyo ya kabiri muri The Legend Karate Open Competition nk'abareberera umukino wa karate mu Rwanda ni iki mwishimira uno munsi wagenze gute? Uyu munsi wagenze neza cyane ugereranije n'uko kompetisiyo yabaye bwa mbere. Uyu munsi byagenze neza cyane kuko n'abitabiriye umubare wiyongereye bigaragara ko n'ubutaha izakomeza kugenda neza. Ni ukuvuga ngo ni kompetisiyo yagenze neza cyane abantu bitabiriye bakinye neza nta kaze zikomeretsa zabayemo. Ikigaragara ni uko yagenze neza ni ukuvuga ngo amakipe yariteguye uko bigaragara. Hanyuma kandi turashimira cyane abantu bateguye igikorwa ku buryo abantu bose bisangamo. Mwabonye ko cyari giteguye neza imisifurire myiza niko no mu marushanwa ya international bigenda. Zira screen mwagiye mubona iyo twagiye mu marushanwa ari international usanga ari kuriya bimeze. Rero mu by'ukuri ni ibintu twishimiye cyane iterambere rya karate kugeza ubu ngubu turabyishimiye. Mwishimira iki iyo mubonye abantu ku giti cyabo bategura irushanwa rimeze gutya hanyuma bisobanuye iki ku kamaro cyangwa ahazaza h'umukino ko kubona abahoze mu mukino bagaruka mu buryo kugira ngo bongere biyibutse cyangwa banereke abakiri batoya ibyo bifitemo? The Legend iri rushanwa n'ubundi icyo rigamije ni ukugira ngo rikangurire abakiri batoya gukomeza gukina. Mwajya mubibona yuko harimo abasaza bafite imyaka irenze 65 bitabiriye rino rushanwa. Rero bivuze ngo hari abantu bicara bakavuga bati ndashaje reka mve mu kibuga, ariko mwabonye ko twakinnye, nanjye nakinnye, mwabibonye wakinnye cyane rwose, nanjye nakinnye. Ni mu rwego rwo kugira ngo dukangurire abakiri bato gukomeza gukina no kwiyumvamo esprit yo kugira ngo bakomeze babindwanye. Ubwo biratuma na equipe nationale aho kugira ngo umuntu yumve ko yademisiona mu myaka 25 30 ahubwo akomeza abe urugero rwiza kuri barumuna. SG ngewe nabasuye mvuye mu
muryango w'abakungufumani. Naje mvuye muri federasiyo ya kungufu mu Rwanda, ariko nza gutera inkunga kugira ngo nshyigikire abavandimwe twakinanye. Mubivuga iki ku mikino njyarugamba hano mu Rwanda, ubona akabaraga bitazamuka cyane nk'uko byagombye kuba byitezwe, ukurikije ko iyi mikino abantu baba bayishaka muri stade nk'iyi, ariko banayishaka n'ahandi henshi. Muteganya iki kugira ngo tujye tugira umugoroba w'abantu b'imikino njyarugamba, tugire ibikorwa biyihuza yose, hanyuma umuntu ukeneye kubona izi ndwanyi wazibonye ari nziza zibashe kugaragara, tubashe kuzibona? Ukuvuga ikintu kibura ni ukuvuga ngo iyi mikino njyarugamba twihuje, ubushize twarabikoze, duhurira muri BK Arena, dukora ibikorwa byiza birishimirwa. Nkeka yuko habayemo weakness nkeya, birasaba yuko natwe dushyiramo ingufu kugira ngo twongere tuburize imikino njyarugamba yose muri stade, twongere dukore igikorwa kinini nk'iki, kandi birashoboka. Ubwo birasaba ko initiative ya buri federasiyo kugira ngo duhurize hamwe, duhuze ingufu. Murakoze cyane SG. Murakoze cyane. Nyuma yo gutegura edisiyo ya kabiri ya The Legend Karate Open Competition, ku ruhande rwanyu nk'abagira uruhare mu gutegura iri rushanwa, ni iki mwishimira kuri uno munsi? Uze no kutubwira amarangamutima yanyu noneho nk'abayegukanye mu Rwanda. Icyo nishimira kuri uyu munsi ni uko irushanwa ryari riri ku yindi level. Uko twateguye edisiyo ya mbere, edisiyo ya kabiri yo mwabibonye namwe, ubwitabire bwari buri hejuru, tekinike zari ziri hejuru, ndetse byagaragaraga ko nubwo ari irushanwa ry'abakanyujijeho mu mukino wa karate, ariko urabona ko abenshi baracyapafominga neza, ni nk'aho mu by'ukuri bahura mu kibuga. Ari nayo ntumbero uko mwabyumvise ko papa si irushanwa ko ari ugusigasira amateka cyangwa se abakanyujijeho umukino wa karate kugira ngo impano zabo zitazima. So twabibonye rero ku batwaye imidari n'ibikombe, byagaragaye ko rwose kote tekinike yari iri hejuru. Imbaraga hari uko twaga twexperience tuvuga ngo umuntu kuba ashaje akora kata basic, ariko bakoze amakata ari superiyeri. No mu kibuga mu kijyanye na komite ubona ko imbaraga ziri hejuru, umwuka urahari. So turishimye cyane kubwira irushanwa ko ryabashije kugerwaho, navuga ngo birenze 100%. Si kenshi mu mikino njyarugamba cyangwa muri competition za umugore mwiza cyane zingana gute mu bifatika, hanyuma ekipe yo ibaye ya mbere, muri make ihawe iki? Turashima Imana cyane nk'uko muvuze ngo byadutwaye imbaraga zingana iki. Irushanwa burya baravuga ngo iyo umuntu ashaka kugenda ahantu hagufi agenda wenyine, ariko ugendanye n'abandi ugera kure. Nk'uko mwabibonye twagize abaterankunga batandukanye, dufite Chop Life turayishimira cyane, twari dufite Cross Fitness Gym, twari dufitemo Shine, twari dufitemo abafatanyabikorwa batandukanye baduteye inkunga kugira ngo tworoherwe n'iza mveruko mwabonye twatanze zaturutse mu baterankunga twakoranye mu by'ukuri. Ubwo rero navuga ko kuba dufatanyije urugendo cyane ko mwatubaye hafi, mwabonye audience twari dufite nyuma y'uko dukoze competition nyuma ya Premier League byari bisanzwe kujya dukora amasaha mu gitondo, ariko kubwo ibikorwa byahuye ari bibiri, irushanwa ry'amagare kandi naryo muzi urwego ruba ririho, byashoboye ko ngombwa ko dusunika amasaha. Ariko kuba tugejeje kuri aya masaha asa nk'akuze abantu bagihari, ni uruhare rw'itangazamakuru. Turabashimira cyane ko mwatubaye hafi mu buryo bwo kwamamaza irushanwa ryacu. Rero turashimira abafatanyabikorwa. Icyo mwamumbaje cy'imbaraga byadutwaye, navuga ko abafatanyabikorwa batandukanye batubaye hafi. Mwabonye aba protocole basaga neza, turashimira Kere Fashion Design, turashimira abantu batandukanye mu buryo bwose batubaye hafi irushanwa kugira ngo rigende gutya. Amarangamutima yawe gutwara imidari? Amarangamutima yanjye nkabona ko ibyiciro byose bisabwa gukina muri iri rushanwa nabibonetsemo, uretse icyo ntabarizwamo cy'imyaka y'abakuru igiye hejuru ku nzu mfite. Kandi ndashima Imana ko umunaniro mwinshi nari mfite mu gutegura ibi bintu ntabwo biba byoroshye, nabashije kwitwara neza. So amarangamutima birumvikana ko ari hejuru, gutwara imidari igeze kuri 4 ntabwo ari ibintu bisanzwe. Navuga ko ni ibyishimo
magambo makeya ndanezerewe cyane gutegura igikorwa kikaba successful kandi noneho nawe ugatanga urugero ukitabira ukabasha gutwara imidari nibyo gushimirwa. Edisiyo ya mbere ninjye wayitwaye, edisiyo ya kabiri ndayitwaye. Edisiyo ya kabiri urayitwaye, umuntu yakitega iki muri edisiyo ya gatatu? Ikindi se nicyo ubona urusha abandi muhangana mu ma edisiyo abiri yombi? Ni patience mgira kuko imikino nkuko mwabibonye mwese mwaye muhari, ntabwo irushanwa ryari ryoroshye ririmo abahanga, ariko burya hari ukuntu ibintu bikunda ubikora ukanabinoza. So rero akazi kanoze gakurikirwa nyine n'ibyo mwabonye resulta zitandukanye. So ndashima cyane, ndashima ko bagenzi banjye twitozanyije kuko burya ntawe ubasha kugira yari imikino ukina na ekipe ufatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye babandi bagufashije mu myitozo kugira ngo ubashe kubona intsinzi. So edisiyo ya gatatu turitega kuko tuzashaka kwigira international. Iya mbere n'iya kabiri bari abanyarwanda furu, ariko turashaka ko noneho n'ibihugu biduturanye bifite umukino wa karate nawe usa nk'uwegeye imbere. Kuko mwabibonye abasifuzi bari kuri standard yo hejuru, mwabonye uburyo iyi system y'amascreen ubona amanota ari mashini ikora selection y'abakinnyi. So ni ibintu mu by'ukuri turi kwishimira nk'umukino wa karate muri rusange. Yes.